uyu mwana ashaka ko atamara iminota 2 gihumeka mwihorere iki mwihorere sikiri gutera imbuto y'intera impuhwe Bana intera impuhwe shaka gukoma Gani Hai Bosura teri muende Teri muwechi Manzi Chituza nyachizi Sibyo Tibizo semziye kuzizi uyu mwana ashaka ko atamara iminota 2 gihumeka mwihorere iki mwihorere sikiri gutera imbuto y'intera impuhwe Chérie, bitese? Ese anje hari ahantu wamutumye ko namubuze? Bose ushatse kwibagirwa yuko ari umukozi wacu? Ntabwo wigeze umubona? Mbese yagiye he ko ndi kumushaka ahantu hose mu rugo namubuze? Nawe ntabwo iri gucamo uyu mwana yagiye hehe mu by'ukuri Takure skor takure Rahama Mama uri gusaba ndi mbabazi ninde nyokuri hano nta nyokuri amafaranga ndagusabye Mbabarira n'ukuri ntabwo nzongera ninde wagusabye amafaranga hari ikintu wishinze wadukoze se tubasaba imbabazi indasuri ngiki ndikukora iki cyane ariko ni cyane Mbabarira n'ukuri ntabwo arakano nibutse kandi kabarisa nizere ko atarakana kubuka iki cyana kubona kirimo fresh kimeze neza wabanza kareba no kubona abigenza ya manzi hoya umuntu akabanza akazana ikintu kimwe nimunyice n'ukuri nimunyice ariko uremera ko tukurongora nimunyice n'ukuri uratemera ko tukurongora manzi nukoze iki koko diri yatuzanye nimwe no gukuraho umuntu ariko tubanje tukanakirya nabi manzi murekure bagagenda tubanje tukanakirya hariri shaka uri mu bimfata arafata mu biki ariko kembo akanya ko warugiye gukora muri gato tubanze tumukoze urimo kuzana n'iziki wambabariye koko manzi ndeka nyine byaka kantu byo ibintu twari twankoze nisaba mwese manzi ikintu cyatuzanye hano ni iki banganya nuko cyica twagikora ubundi manzi nukuri musaba ikintu cyose mushaka ariko ni munyi ngo garama aho ngaho nimba ushaka ko tugusaba icyo dushaka garama sevu manzi
ayiwe yagiye tembo yagiye ibi biva yagiye uragira uti zona nakanje nubwo byari bigoye ariko nakanje byanyabyo none se mugenzi wawe shari mugenzi wanjye rero ubu yajyanye umurambo kuri iyo ku mazi yajyanye umurambo kuri muhasi kugira ngo uterere muri muhasi ushoka ugende kugira ngo n'ibimenyetso bitazongera cyangwa bitazamenyekana. ubundi nakagombye kuba ngira icyizere cy'uko nawe wakurikiranye nawe kuko buriya nubwo mugenzi wawe ubasha kuba muri gukorana ariko uwo nizeye cyane ni wowe. ubundi buriya ariko ntabwo wambwira ibintu utizeye neza, ariko ubundi bakagombye kuba wajyanye nawe ukanabona ari kuwujugunya. wigira ikibazo kuko yajyanye umurambo ntabwo afite umwuka se ngo aramuhumekeramo. oya ahubwo ikintu ushaka kubaza ni kimwe, witegereje neza ubona ko yagiye umwuka wamushizemo pipeti nayo yamutwaye atakiri mu rwego. wabisuzumye neza wowe? ubundi ni wowe wanjye reka nabikubwiye ati kandi rero reka nkubwira, hari ahantu ntegereje amafaranga ku buryo ubu uko mbona gutya ntabwo ariko bizakomeza. ni ukuvuga ngo uzaba umuntu wa bugufi bwanjye kuko ntabwo kiriya ari cyo kiraka nabo ngo uhaye cyonyine. ariko bose kuvuga no gutara kuvuze ku by'amafaranga rero nubwo nje no gufata natwe amafaranga nyine twasigaye. ndanashonje mana yanjye. bigenze gute se noneho Ange rwose ubu nawe ko ndeba ntazi ibibazo usigaye ufite muri uru rugo, noneho bigenze gute Ange? wambwiye bigenze gute? bari banshimuse. bari bagushimuse? ni bande se bagushimuse? ntabwo mbazi, ni abagabo babiri b'ibikara. Yesu mwene Dawidi, ngo iki? none se hari umuntu mufitanye ibibazo? ese kubiswa n'irwana n'ibyo twabifitanye ibibazo. bamushimuse? gusa abantu bagushimuse bari bagamije iki se? Ange ntabwo bagufashe ku ngufu? mbacitse batarabikora ngo banyice. ubuse turabigenza gute noneho? turamenya gute impamvu bagushimuse? ni iki kintu cyatumye bagushimuta mu by'ukuri? nise nta n'icyo bakubwiye cyatumye bagushimuta? nanababwiye ngo nzaba amafaranga barabyanga. ntabwo babikubwiye? wabonye n'amasura yabo ubona nta hantu bazi? na nubwo bajya bagenda muri uru rugo? ibyo bintu se ndabyifata mu mutwe. bari bashyize mu mufuka. oya bari bazi. ntabwo bakunize. ariko ushobora kuba utanyizera. se yaba nakwizera ntabwo mba narakoze diri, narakoze diri yose uyamaye, ariko barambwira ati genda urangize diri ubundi uze undebe nta kibazo. nta mpamvu rero nari maze bakanye. iyo amafaranga ndayafite uriya ntabwo dushobora kugurikira akanafite amafaranga, ahubwo rwa rugendo wateganyaga rwo kuvuga ngo ugiye kujya gukorera mu ntara wabaye ubiretse nibura nko mu gihe cy'ibyumweru bibiri.
kuko ndi kwifuza ndi guteganya yuko dushobora gupanga gahunda y'akazi ushobora kunkorera hano muri uyu mujyi. Noneho uramutse ugiye kure yanjye rero ntabwo byabera byiza. Ngo warumbajije aka kazi ukorana nawe ufite amashyushyu. bari bamambiye amaguru amaboko n'umunwa. yewe data we, ubu si yo nabacika kuko yesu we, uzi ko bari bakwishe. Anje we, Imana ishimwe ko ntacyo ubaye. Reka dushime Imana ko ntacyo ubaye, kandi humura n'abagizi ba nabi, ariko ubwo wabacitse ni ikigaragara yuko dufite Imana ikora, sibyo? nshaka no kwita. Oya, ntabwo wagenda. Nuse Anje, hari ubwo ari aba hano mu rugo se bakugiriye nabi? Urumva nimba ari abandi tutanazi, ahubwo wareka tukazabakurikirana tukareba niba twabamenye, sibyo? Anje ntabwo wansiga, urabizi ko ngukunda, nta kindi kintu twapfa, sibyo? Oya humura, ntabwo bazagaruka pe, nanjye ngiye kubikurikirana. Yesu mwene Dawudi. Anje wambabariye basi ihangane, sibyo? Ese wowe ntufite ibyiringiro, ntubizi ko usenga? Nese uwagira ngo impamvu bacitse ni yihe? Ni ukubera yuko usenga, sibyo? Ihangane, kuva bacitse ni amashimwe gusa, sibyo? Noneho kubera ko ku buryo urumva ntabwo bakunize, ikindi ntibaguhejeje umwuka, nta nubwo bagufashe ku ngufu. Urumva bari kugufata ku ngufu ukarwara na za ndwara bajya barwara, ukarwara sida, ukarwara ibyuririzi, ukarwara ibiki, ariko ibyo byose ubwo bitabayeho njye ndi kumva twashima Imana, sibyo? bo rero seriveri ahubwo umubona umubiri Ntacyo ndamubwira ngo usigaye ibi bintu by'amafanta rwose. Ndoya amafaranga ariko nta kibazo. Ntabwo mbishaka. Ariko burana ko nyine hari igihe umuntu nawe wipangira imishinga yawe ugiye kubaho neza. Ni ukuvuga ngo kuri cya kibazo cy'amafaranga ngomba kuguha ndayaguha kuri telefone nta kibazo. Ndayaguha koresha yandi, ariko niba cyangwa niba ushaka kugenda nayo kunywa ako kantu nayagushyiriraho. Okay, kamanzi nsoma ako kantu. Sawa rero turi kumwe nta rindi rwose, reka batuzanire ikintu cyo kunywa. Noneho aryo kumva iki cyo kurya. Si wanzanira ikira gisiga kigenda. Narengize kuvuga ngo brushette cyangwa za wanzanira kara gafite amababa. Iyo ngiye kugura giye ndakura. Nakwishimiye nta rindi kabisa. Kandi nizere ko uzakomeza nkuko wankoreye neza, uzakomeza gukora akazi neza. Oya nzabikora nta kibazo, n'iki kibazo n'ubutaha tuzakora neza kabisa. Nawe reka mbanze yakareke gatoya ndaje. Ndaje harya buri hasi ahantu haruguru y'isoko nta kibazo. Nari nsohotse mu gipangu gatoya. Aha ndakubonye. Uretse gato ndaje. Ayanjye. Ariko se sinakubwiye ko nzakwishyura. Ayanjye giye twabanye ryari. Mr. Turisane ntiyarangiye kandi. Kuba yararangiye bisobanura ko nimutse. Amafaranga yawe ninza ndayaguha. Sura yampa. Ndayaguha. Muzure y'amasura y'ama ndashaka none ntago mva utayampa. Ngiye kuyazana. Ntago mva utamaye amafaranga yanjye rwose. Ntibishoboka. Gasuzugura yawe ntabwo kwibuka. Sibyo bihuriye n'amafaranga. Ngiye kuzana amafaranga yawe. Umva nkubwire rero. Ninza ndayaguha. Nta yindi mitreto, nta yindi bindi biganiro, ntashye. Shyira amafaranga yanjye hano. Gira vuba. Wa mugabo we. Shyiraha. Ntitwavuganye uyu munsi. Ntabwo uyu munsi nyine byageze. Ntabwo burira rero. Reka njye kuzana amafaranga yawe. Ntabwo mfite umwanya kuza kongera kureba. Ntinjira kuranya nyine yame ko ntabwo bashije kuza ngo umamugara kumubwira ngo nzijya nyafate ndiyize rero umunsi wageze. Ndayakuzanira. Mpaya njyana kiravuga. Nta bindi biganiro bindi nta. Nzira nigendere amafaranga yawe ninza ndayakuzanira. Wambujije kwinjira wawe nta nubwo ndi kuwareba dore. Shima yanjye hano. Amafaranga yawe ndayazana.
urayazana wanzanira hese mpamvu nagusanze iwawe ndayazana hoya kuri bateri nkayanjye ahangaha n'ubundi ndashaka abyumva nawe akaba ari kubinyitura siko mbitekereza ibintu ngomba kubibwiye kujya mu rugo nkabibwira ngo byibuze niwe muntu nakizera wenyine akamenya n'ibiri kumva uri mu biki yafungura hano mukorope ngo uhakoropye kangahe iyo niyo mpamvu ari tugiye kwa ntabwo nyine njya mu nyokobuja ntabwo yakubwiye yarakubwiye ariko waruze n'ikindi gihe sinzongere kukubona uzana ubwo butoki bwawe ngo urimo urakingura ahangaha urahakoropa hari akazi baguhaye ko kujya gukoropamo ahangaha nta soni mpereza telefone yanjye telefone yawe wampaye nubwo na telefone yawe itaye amafaranga yo kuba wananyishyura ntacyo kambe nyitwaye wampereje telefone yanjye ntacyo kambe nyitwaye mpereza hano telefone yanjye kambe nyitwaye wa mugabo we nturebe ibintu ukoze kwiyishyura ku mbaraga reka nzi ndakurega kwa mudugudu ihute urubanza rwanjye nawe ntimugatera ubwoba shavana iterabwoba aho ngaho ikayi urimo n'amafaranga ndimo n'ibyo watwaye byose birahari ufite ibimenyetso nta kibazo ahubwo ndasigaye ubwo ugire vuba ahubwo arengaho yampema ibintu arengaho telefone ntabwo iri mu mafaranga iyo wafashe ihenze tuvuze ngo ugiye kurega genda urega abayobozi baze batoye agaciro noneho amafaranga yawe azarengaho cyangwa se nimba ari ngewe arengaho ababura uzayazana siko bimeze cyangwa wajya kurega kandi witegure sawa sawa Anje wowe se ntabwo uri kunyumva
ariko se usigaye ufite ikihe kibazo wa mukobwa we? Habaye iki se? hariya ibyo bimaze kunyobera none se bigenze gute? Iki? Hari iki? Mu cyumba hari iki? Mu cyumba uraramo? Mu cyumba hari iki? Uru rufunguzo se n'urw'iki? Uru rufunguzo n'urw'iki ufite? Muri cya cyumba. Icyo cyumba. Muri cya cyumba. Icyo cyumba. Mbwira. hariya Wabonyemo iki? Mbwira. Wagifunguye.